Ni kuri polisi y'u Rwanda tuvugana. Yego. Muravugana na Ubalde by'Imana ikora. Nkaba ndi umwe mu bantu bakunda gukorera kuri YouTube ku Uburezi Rwanda TV berekana ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ariko maze kubona umubare mwinshi w'abantu bagenda bambaza kunyine biba telefone imwe hari abantu benshi bagiye babura amatelefone yabo. Nanda nifuza kubabaza umuntu yabuze telefoni birashoboka ko yatanga ikirego telefoni ikagaruka niba byakunda ni ibiki yakitwaza telefone abantu banjye mumeze neza n'ubudofu nk'isanzwe nakaze neza Uburezi Rwanda TV. Ngira ngo rero murabyumviye ni RN cyangwa se Rwanda National Police twari turi kuvugisha nka Ubalde official. Numvishije amakuru atanze karaya nyayo ino ni emergency call. Ndagira ngo rero babanze babwire ngo abantu benshi bagiye bakunda kura smartphone cyangwa smartphone mu gihe cyo gusoza umwaka ndetse na mbere yaho bagajya banyandikira kuri Uburezi Rwanda TV cyangwa se na Ubalde official bakavuga ati se niki dushobora hano kuba twakora wadufasha iki. Ariko hano ndagira nkubwiza ukuri ko ngiye navuze ati kanze mbabarize mamagara RN cyangwa se 112 ni umurongo utishyurwa waba ufite simukadi wabuze utazifite urabahamagara bigakunda. Ni emergency call bakakubwira ati weho ibisabwa ni bibikurikira. Rero nababaganirije ndababwira ati Ubalde official nkorera Uburezi Rwanda TV nkora ku Uburezi Rwanda TV nabwiye ko nkorera Uburezi Rwanda TV munyangane nabwiye ko nkora ku Uburezi Rwanda TV kuko ni ubwanjye iriya ino channel ni yanjye. Babwire icyifuzo byanjye barambwira ati nta kibazo turagusobanurira. None rero ndababajije bambwira inzira zose zacamo ndavuga ati ntabwo nabyererana kanze mbibabwira no ku Uburezi Rwanda TV byose tugiye kurarira namwe ni ibiki umuntu agomba kwitwaza mu gihe ayibuze akanya cyangwa se yibwe telefone yiwe cyangwa se smartphone yiwe yaba niyo matushi yewe yibuze. Ibiki wakitwaza wabijyana mu gihe kingana gute se telefone igaruka bigenze bite. Muhawe kaze rano ku Uburezi Rwanda TV. Rero gambe gize kuri YouTube channel banzu kandi hano handitse subscribe ufungura inzogera tujye tubana igihe cyose muri video zose ngenda ntanga. Wasanzwe wemba nizeye ko amaze gukanda like gatera comment nta kibazo ugasharinga inshuti zawe kuko iyi video mumbabarire mugeze ku bantu benshi bashoboka. Abantu benshi bakunda kugenda bahura n'icyo kibazo bagahita biheba bakumva ngo birarangiye. Ni ukuvuga ngo yambwiye ati banze kambanze mbashyiriremo. Utabazi wa polisi y'u Rwanda ku bibazo bibangamiye ituze n'umutekano kandi ari polisi. Allo Mwiriwe neza. Mwiriwe neza ni kuri polisi y'u Rwanda tuvugana. Yego. Muravugana na Ubalde by'Imana ikora. Nkaba ndi umwe mu bantu bakunda gukorera kuri YouTube ku Uburezi Rwanda TV berekana ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ariko maze kubona umubare mwinshi w'abantu bagenda bambaza kunyine biba telefone imwe hari abantu benshi bagiye babura amatelefone yabo. Nanda nifuza kubabaza umuntu yabuze telefoni birashoboka ko yatanga ikirego telefoni ikagaruka niba byakunda ni ibiki yakitwaza telefone ziragaruka pe. Ubwo yakitwaza iki wenda ikintu cyambere ukora utanga ikirego muri RIB. Yego. Nabindi
nta bindi birenze, ubundi ugatanga na nomero ya telefone ugasaba ko bayitarakinga bakareba aho telefone yawe iherereye. Ugatanga nimero ya telefoni, iyo telefoni yari irimo bakaduna cyangwa nanuza tini namba. Serial number. Ubwo ni serial number, nimero ya telefoni na email wenda ubwo yazo. Bahita bayifata rwose. Ubwo byaba bishobora gutwara nk'igihe kingana iki? Byaba bishobora gutwara nk'igihe kingana iki? Nyine igihe bayiboneye ahantu hose barayikurikirana, niyo byamara ukwezi ariko barayikurikirana ikaboneka. Yego. Nta kibazo, murakoze cyane. Ubwo nibyo nagira mbabaze, ubwo no voice call tuvuganye nshobora no kwishyira kuri YouTube nta kibazo. Sawa, murakoze, nta kindi kibazo nayo mfite. Sawa. Yari Uburezi Rwanda TV. Murakoze. Yego. Nk'uko umuntu hamwe mumaze kubyiyumvira yagize ati, ikintu cya mbere ni nimero ya telefoni yari iri muri iyo simu, muri iyo telefone, nimero niba ya Airtel cyangwa se MTN. Icya kabiri, serial number cyangwa se imibare iranga telefoni yawe nta yindi babihuje. Icya gatatu ni IMEI cyangwa se International Mobile Equipment Identifier. Iyo ni imibare abari 10, ni imibare wa 15 bitewe na simukadi ufite, cyangwa se ibyumba bya simukadi biba muri telefone yawe aba ari abari 3. Ubwo ufitemo simukadi 3 haba harimo ama email 3. ufitemo simukadi 2 hawajyamo abari ama email 2. Iyo mibarwa rero uburyo uyibonamo ukanda akanyenyeri urwego 06 urwego, biba bisaba ngo uyifite mbere yuko ubura telefone. Gusa niyo ufite facture waguriyeho telefone iyi mibare ntabwo ibura. Gusa ufite serial number, ikintu cya mbere kurusha ibindi ni nimero ya telefone na serial number, bikaba karusho niyo email yuzifite cyangwa se izo International Mobile Equipment Identifier. Ibyo byose nyine nibyo witwaza kuri RN cyangwa se kuri police, asigaye ugatanga ikirego ukavuga ati telefone yabuze itariki niyi, ndifuza ko telefone yagaruka. Sasa rero bitwara igihe kingana iki kugira ngo smartphone yawe ibe yagaruka, cyangwa se ni telefone yari yose yabuze kugira ngo ibe yagaruka? Biterwa n'uwayitwaye igihe aba ayishyiriye online cyangwa se ku murongo. Umuntu ashobora kwiba cyangwa se akayitwara hagacamo nk'amezi 5 yarabaye aretse kuyikoresha, ngo bibanza bicogwe. Ariko igihe cyose bizagira ku murongo, bafite ububasha bwo kuba bamenya telefone butuvugana irimo izihe simukadi. Nyiri uwo muntu ifite bashaka kumuhamagara. Niyo mpamvu burira abantu mwebwe mugenda mugura amatelefone, ugura telefone niba ari okaziyo, uyiguhaye aguhe ID number yiwe cyangwa se nimero iranga muntu ye, yewe bibaye na byiza wamwishyura ukoresheje telefone, kuko in case bagufashe cyangwa se bikeketse ko telefone bayigufatanye ni wowe yiryozwa. Rero kugira ngo wirinde byose ushobora kuvuga ati nayiguze n'uyu muntu bwiranga muntu ye, nanamuhaye amafaranga kuri telefone, ushobora kumuhamagara tukabikemura. Aho ngaho ngira ngo naho biba biri clear, mba batayimo akantu kameze neza. Namabagira inama gusa bye mwibuka gusharinga inshuti zanyu, mukanda subscribe. Namwe bo mu Rwanda Polytechnic mwitegura kujya kwiga, ndabona bibutsa yuko ejo ndagerageza uburyo kimvugana nabo hejuru n'ibinkundira, asigaye mbaye amakuru yizewe. Nagira ngo ubutumwa rero ubanze ubutange hehe, utange bugere ku bandi bantu. Ubwo nibyo bintu rero nagira ngo ubutumwa nagira ngo mbagezeho. Je twabanaga yari Ubalde official musanzwe kuri Uburezi Rwanda TV. Nabwira ngo bye bye, God bless you, Imana barinde.